Ibihe byiza rero twabonye muri episode ya kabiri aho twagarukiye ise wa Diane yari agambiriye kugirira nabi urukundo rwa ba Diane rukarangira burundu, aho nababwiye ko episode ya gatatu izaba yitwa amagambo ababaza. Mugiraneza atangira gushinja Eliya ibintu atakoze. Eliya akomeza guceceka ariko mu mutima we amarira aruzura. Hano twagarukiye muri episode ya kabiri, tugiye gukomeza na episode ya gatatu. Hari amagambo umuntu akubwira ukaba wifuza ko wayibagira, ariko buri gihe cyose ukeye mu mutima wawe arongera akavugira imbere y'aho wihishe. Nuko byagenze kuri Eliya. Nyuma y'uko Mugiraneza atutse Eliya, byarabaye nk'aho umuyaga umusize hanze y'isi. Abantu mu mudugudu batangiye kumubwira amagambo atandukanye, aho bamubwiye ngo none se uracyizera ko umukobwa w'umukire akigukunda? Eliya, si wowe ubabereye cyangwa se si wowe wababera umukwe. Araseka buhoro ariko urenzaho, ariko mu mutima we amarira yamubanye menshi. Hanyuze hose yumva ijwi rya Diane mu mutwe we rimubwira ngo ntabwo ngeneye amafaranga, ndashaka umutima wanjye. Iryo jambo ryonyine niryo ryakomezaga umutima wa Eliya. Ku ruhande rwa Diane ibintu byari byahindutse bikomeye. Se yatangiye kumukurikirana buri munsi, amubuza gusohoka no kumufatira telefone igihe cyose abibonye. Umunsi umwe Diane ashatse kuvugana na Eliya mu ibanga, nyina aramufata amubwira ijwi rituje ariko ririmo ubwoba. Aramubwira ati mwana wanjye, ntuzangirize izina ry'urugo, se wawe arakaze kandi ushobora kumubuza amahoro. Diane ararira, avuga buhoro mu ijwi rituje, ariko mama, kuki abantu bose batabona ko ari urukundo rw'ukuri? Ntabwo ndi kumwe n'umujura, ndi kumwe n'umuntu ufite umutima mwiza. Nyina areba hasi, amufata akaboko, amubwira n'ijwi ryuzuye amarira, nubwo ari wowe uri kubabara, rimwe na rimwe tugomba guceceka kugira ngo tubone amahoro. Diane asubira mu cyumba cye, arandika urwandiko arwohereza kuri Eliya. Yagiraga uti, sinzi uko ibintu bizagenda, ariko ndagusaba ikintu kimwe: ntucike intege, ndetse nubwo tutazongera kuvugana, Imana izaduha igihe cyacu. Eliya amaze gusoma ayo magambo, amaso ye yuzura amarira. Yicara ku ntebe y'imbaho, areba isoko rya Ruyenzi ritarimo abantu. Ijwi rito rivuga mu mutima we, kuki urukundo nyakuri rugeragezwa n'abo rudakomeretsa? Araterura ikaramu yandika ku rupapuro, nta jambo ryawe na rimwe rizabura mu mutima wanjye. Nzakomeza kugusengera kuko urukundo rwacu rutavunika, kuko urukundo rwacu rutari ibinyoma. Kuva uwo munsi Eliya ntiyigeze yongera kubona Diane, ariko umutima we ntiwahagaritse kumva ijwi rye mu nzozi. Kandi Diane nawe buri joro yaramusabiraga isengesho rimwe, ariko icyari kigiye kubabaho cyari kirenze amagambo, kuko igihe Diane yagombaga gusohoka mu rugo bwa mbere nyuma y'icyumweru cyose, hari umuntu wamubonye imbere ya Eliya. Ndagushimiye cyane wowe dukomeje kubana muri iyi nkuru y'urukundo rwa Eliya na Diane. Mwibutsa ngo niba utarakora subscribe, ureba ahantu handitse subscribe, ukoreho, ufungure inzogera, kuri all notification kugira ngo video zose zizajye zisohoka zikugereho. Ndabakunda cyane. Episode ya 4 izaba yitwa amahoro abura mu mutima. Diane atangira kurwara umutima kubera agahinda, nyina araceceka ariko umutima we utangira kumubuza amahoro. Iyo azaba ari episode ya 4, ntuzacikwe. Ciao ciao.